umukinnyi washyinguwe akiri muzima. Iyi ni inkuru y'agahinda ya Mumuni Africa. Uyu Mumuni ni umusore w'umunyagana wari umukinnyi w'umupira, aho umupira waje kumugeza kure ariko impanuka ikamusiga mu mwijima. Iyi ni Alpha Media TV, kora subscribe. Mumuni Salifu wari uzwi cyane nka Mumuni Africa yari umukinnyi w'impano muri Ghana. Yavukiye kandi akurira Akotex muri Accra, New Town, yiga Green Hill International School Ichomata. Yakinnye amakipe akomeye muri Ghana harimo Olympic Babies, Tema Hearts Babies. Nyuma yaho ajya muri Powerline FC, aho buri wese yabonaga impano ndetse n'inyenyeri ikomeye muri uyu mukino. Nyuma yaho yaje gushaka amahirwe meza. Mumuni yagiye mu gihugu cy'Ubudage. Ageze mu Budage ntibyatinze agafaranga atangiye kuboneka yohererezanya n'amafaranga yo kumugurira inzu. Ariko mbere y'uko amafaranga agera muri Ghana, yagize impanuka ikomeye muri pisine aho yari ari koga, ahita ajya muri koma. Amaze igihe kirekire ntawe umenya amakuru, umuryango w'iwabo wamenyeshejwe ko yitabye Imana. Umuryango wahise umukorera adura. Uyu ni umuhango wo gushingura umuntu mu muco wa Ghana. Abantu baramuririye. Inkuru y'akababaro ubwo yageraga mu muryango ko uyu muhungu yitabye Imana. Uyu muhungu bamushinguye mu mitima yabo, nta n'umwe wongeye. Nyuma y'imyaka myinshi ikabakaba 14, Abdul Wahab Musa, umuvandimwe wa Mununi, yabonye amahirwe yo kujya mu nama i Nuremberg mu Budage. Akibonaho inama ibera, umutima uramurya. Abaza se wabo Orman wigeze kuba mu Budage, amubwira ko ari umujyi Mununi yakoreyemo impanuka. Mbere yo kugenda muri iyo nama, Wahab yasanze nyina wa Mununi, amubaza niba hari ibaruwa bigeze bamuherereza y'ibitaro by'uko Mununi yaba yaraguye muri ibyo bitaro. Nyina wa Mununi aramusubiza ati yego, ibaruwa irahari. Kubera yuko mbere yuko bamukorera imihango yo kumushingura, nyina yaje kwakira iyi baruwa yari amaranye imyaka 14 ayibitse. Iyo baruwa yari irimo aderesi z'ibitaro Mununi ndetse n'amazina y'umuganga wamukurikiranaga mbere yuko yitaba Imana. Wahabu yageze mu Budage atangira gushakisha ibyo bitaro aho byari biri. Nyuma yaho yaje gusanga ibyo bitaro aho biri, abonana n'umuganga wavuraga Mununi mbere yuko bamenyesha ko yitaba Imana. Amaze kwivuga ko ari umuvandimwe wa Mununi, umuganga agwa mu kantu. Umuganga mu mubabaro mwinshi wuzuye ibyishimo aramubwira ati, Mununi is not dead. Umuvandimwe wawe ntabwo yapfuye, ahubwo ari hano muri koma. Mbere y'uko muganga amwereka umuvandimwe we Mumuni, ibitaro byamanje kumuha counseling, bamubwira uko ari buze kwitwara nyuma y'uko yaragiye kureba umurwayi bari bamaze hafi imyaka 14 batabonana. Bamujyanye mu cyumba bita wards kirimo abarwayi 6. Nyuma y'iyo myaka 14, kumenya umuvandimwe we Mununi byabanje kumugora. Icyatumye amumenya ni amafoto yari amanitswe hejuru y'aho Mununi yararyamye. Amafoto ya nyina, abavandimwe we yari amanitse iruhande rumwe. Ibitaro byayakuye muri alubumu ubwo yakoraga impanuka. Ibitaro byasobanuye ko Mununi yari amaze imyaka 16 muri vegetative state, ubuzima aho umuntu aba adashobora kwigenza ariko umubiri ukora. Uyu Mununi nubwo yari ameze gutya,
umubiri ukora ariko ingingo z'umubiri ze zidakora. Ibitaro byakomeje kumwitaho umunsi ku munsi, aho bamujyanaga hanze mu kagare bakamukorera birthday ya buri mwaka ndetse bakamufotora amafoto bakayashyira aho yari aryamye. Igihe Wahabu, uyu ni umuvandimwe we, yatangiye kumubwira iby'ubuto bwabo, umuryango, imikino bakinaga ndetse n'ibyo banyuranyemo, nibwo Mununi yatangiye kunyeganyega, atangira kunyeganyeza ingingo ze zigiye zitandukanye. Wahabu amaze iminsi 5 asura Mununi mu bitaro, yatohereje ibaruwa iwabo muri Ghana ababwira ko Mununi yasanze ari muzima. Yabwiye nyina wa Mununi n'abavandimwe be ko akiriho, abereka n'amafoto ndetse n'amavideo bari bifashe ubwo yari aho ngaho mu bitaro. Nyuma y'igihe gito, umuganga yabwiye umuryango wa Mununi ko yitabye Imana burundu amaze imyaka 16 muri koma. Mununi Africa ntiyabashije kugaruka mu kibuga, ariko inkuru ye yibukije isi ko buri buzima bufite agaciro nubwo umubiri uba utakibasha kwigenza. Iyi ni Alpha Media TV, kora subscribe